haleluya tubonye ko tugomba kurya umwana wanjye nawe wawe ejo tukamurya barabyemeranya ariko umugore ngo aramubwira ati reka tubanze turya uwawe nanjye wanjye ejo tuzamurya ubwo n'ejo tuzabarya tugenda turya ubwo n'ubwa ngo byari kurangira nabo barya noneho umva igitangaza iyo nzara abari bayifite bari bayifite cyane abatari bayifite nabo bari bake ariko nabo bafite umurengwe cyane bari barenzwe cyane abamena ibyo bahari cyane n'ababibuze kanambutse message umuntu wese ufite umuntu akoresha umukozi yaba muri biro yaba mu rugo yaba namuha agaciro kuko nabonaga hari abantu bakoresha abandi nabo bagiye kujya hasi nabo bakabakoresha ingorofani gahinduka indege ingorofani gahinduka indege wa undi wakoreshaga muha agaciro yaba muri biro yaba hehe namuha agaciro kubera ko nawe hari igihe byazahinduka ikindi izo ni message reka zitambutse zirangire ikindi ikintu cyitwa amatelefone nabonaga abantu baruganira ku matelefone mu rwego rwo hejuru kurogana umuntu akitaba telefoni yakitaba akitaba umuntu yamara kugira akahita amumurika akahita amuhinda umusatsi agatwara ubwenge Imana irambwira urashatse kuvuga ngo gupfa kwitaba umuntu utamuzi nizo barimo kuroganiraho hari umuntu wabimbwiye n'undi ati giye telefoni ntazi ninjoro sinshobora kwitaba cyane cyane nka telefoni za ninjoro sinshobora kwitaba iyo ni message twajya ngo twiyihere abazatwikurikiranira umuntu aragukanguye mu gicuku ntumuzi ugahita witaba iyo telefoni nayo ikindi nukuri abantu nibasenge basengere ufite umwana musengere ufite imfura isengere ufite bucura musengere ko nabonaga satani mbona ngo hariho ibitambo byinshi byo mu miryango ariko bishaka abana b'imfura ndetse n'ababucura Imana irambwa ngo nzabwire umuntu uzadukurikirana Umwami Yesu azaza kuyungurura yewe Umwami Yesu azaza kuyungurura Umwami Yesu Umwami Yesu azaza kuyungurura Umwami Yesu Umwami Yesu azaza kuyungurura Umwami Yesu Umwami Yesu azaza kuyungurura Umwami wacu Umwami Yesu azaza kuyungurura yewe Umwami Yesu azaza kuyungurura Umwami Yesu Umwami Yesu azaza kuyungurura yewe Umwami Yesu azaza kuyungurura mu basinzi Umwami Yesu azaza kuyungurura mu basambanyi Umwami Yesu azaza kuyungurura mu batinganyi Umwami Yesu azaza kuyungurura mu bashura Umwami Yesu azaza Umwami Yesu azaza kuyungurura yewe Yesu azaza kuyungurura Umwami Yesu azaza kuyungurura Amen. Umwami Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo hano ni ku nzira y'ijuru TV nkuko bisanzwe tugize umugisha wo kongera guhura turi bazima tugarukanye n'umukozi w'Imana Yesu ashimwe Yesu nayimaze cyane njyewe nitwa Sibomana Daniel hari umuntu kubonye ari ubwa mbere nanjye nitwa Nziza Augustin turi abagabo bo guhamya ibya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu Yesu yatugiriye neza nkunda kubwira abantu ngo uko bucya nuko bwira tugera tuva mu bwiza tujya mu bundi tugenda tubona imirimo n'ibitangaza umwami Imana agenda akora mu buzima bwacu nawe hari ibyo yakoze ejo hari ibyo yakoze mu gitondo hari ibyo yakoze mu kanya gashize Imana iduhana umugisha hanyuma tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none nimba ubwa mbere ugeze ku nzira y'ijuru TV ndagusabye ukore subscribe niba ngombwa ubona n'iki kiganiro cyakubereye cy'umugisha uze kugisharinga ku nshuti zawe biremewe ikindi comment zawe ziremewe comment zanyu ziremewe tuboneho umwanya mwiza wo gusuhuza abantu bajya badukurikira bakatwereka ko tubana mu biganiro bakadutera courage bakatwandikira yaba inbox bafite amanomero yacu n'abatazifite bazatubwira tuzazibaha mu izina rya Yesu. Hari umuntu witwa Ngeze n'ubwo Jeanne Paul turagusuhuza Ngeze mu mirimo ya buri munsi ukora Uwiteka guhire mu izina rya Yesu. Turasuhuza Aisha
Aisha Kayumba Aisha Kayumba Imana igumugisha Imana igumugisha turababona mu mudukurikiye n'abandi ntabwo ndibona umwanya wo kubatondora ni benshi cyane mudukurikira tukabibona Imana iduhane umugisha uyu munsi rero tugarutse imbere yanyu dushima Imana ko iduhaye umwanya mwiza ko njya kuganira haba hari byinshi cyane bidukurura by'isi namwe murabizi bikatubuza umwanya mwiza nk'uyu nguyu abantu benshi baza kuri YouTube channel cyangwa se ku ma social media abenshi babigize business ni byiza rwose ariko twebwe ntabwo ari umwanya wa business ni umwanya wo kwamamaza ubwami bw'Imana Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa be ati mwebwe muzakora ibirenze ibyo ndimo nkora mu gihe cya Yesu nta tumanaho ryabagaho yaba uburyo bwo kugenda byari bigoye twebwe urafata indege ukasimbukira i Burayi waba utagiyeyo kohereza link ku muntu nk'ingi ikamugeraho ubutumwa bwiza ko buragiye urumva turimo turakora ibyo Yesu atakoze ariko ryari isezerano ni isezerano yadusigiye dushimye Imana ko risohoye tukiri bazima tukibasha no kubikora ikindi dushimye Imana ko iri sezerano ryo kwamamaza ubutumwa risohoye nkuko yatubwiye yaravuze ngo muzababaga bo kumpamya umwuka wera n'abamurukira muzahamya i Yudaya i Samariya kugera ku mpera z'isi yose turahamya mu Rwanda Afrika i Burayi Aziya isi yose yumva ubwami bw'Imana icyampa aho isi yose ibasha kugira internet bose bakatwumva bakadukurikira Imana iduhane umugisha hanyuma umukozi w'Imana tuguhaye ikaze udushyira imbere y'Imana imbere ko dukomeza usengere umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuganira iby'ubwami bw'Imana Yesu agumugisha nanone twongeye ku imbere yawe Kristo kandi tunejejwe nuko amaraso yawe turiho tunejejwe n'Imana mu mitima yacu yuko abanye natwe mu byatambutse kugeza uyu munsi kandi tugushimira ineza n'urukundo rwawe tugushimira imbaraga zawe tugushimira gukora kwawe imitima yacu irishimye kuko tugufite kandi muri byaremye ngo tugufite nta wundi tugufite niwe murengezi wacu tugufite niwe uturwanira tugufite ni wowe uturengera mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi cyane kugira ngo izina ryawe rikomeze ryubahwe duciye bugufi cyane kugira ngo ukomeze witwe Imana ntaba ari twe ahubwo izina ryawe riba ari ryo reka uyu mwanya twongeye kunezerwa yuko tugifite amaso tugifite amatwi tugifite amaguru tukivuga bikemera twagenda bikemera twatambuka bikemera ibyo turabigushimiye hari benshi bazima wagiye urinda mu buryo butandukanye ndetse hari n'abarwayi ariko witeguye gukiza kuko uri Imana ikiza uyu mwanya rero turasenze cyane kugira ngo aka kanya umugisha iyi nzu yose umugisha abadukurikirana bose umugisha umuntu wese udukunda ndetse n'abandi bose badutekereza bazatureba bose tubasabiye umugisha utagabanyije rero dusabiye umugisha kajani waguze bino byuma ugenda ukigikira kandi ndabizi neza kuzakomeza kumushyikira ibyo atarabona akabibona si dusenge mudamu we nawe komeza kudufasha amashusho nawe jya umuha umugisha mu izina rikomeye Kristo turasenze cyane kugira ngo imbaraga z'ijuru zimanuke zibatura bari babaswe abari baratwawe n'ubusambanyi abari baratwawe n'ubwicanyi abari baratwawe n'ubugome n'ubugambanyi ibyaha bitandukanye mu izina rya Yesu ijambo ryawe rize kuba batura ribagire bazima ribakarabye bakure mu myanda ribashe kubagira bazima bambara imyenda yera nabo bitwe ko ari abana b'Imana be mu gitabo cya Satani bari mu gitabo cy'ubugingo dusengeye umurwayi wese wamaze kwiyeba yumva akeneye no gupfa haracyari ibyiringiro byo niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka reka wongere ugaruke kurwaye diabete ugaruke kurwaye kanseri ugaruke kurwaye indwara zo mu nda indwara z'uruhu indwara z'amaso indwara z'umutwe indwara z'amaguru indwara z'umubiri wose ahababara hose mu izina rya Yesu indwara za sida zidakira indwara zose ubasha kuzikiza reba uyu uri kwa muganga uri mu rugo abari hanze no mu Rwanda impande zose uri ku gisasiro ni ukuri umuntu ku gisasiro ndibuka ngo wigeze ugera aho wageraga hose waravugaga ngo babyuke bakabyuka n'uyu munsi wongera utegeke gusa nutegeka birakunda rero twatuma gusenga gutya tuhagaritse imbaraga zose zizarwanya iki kiganiro cyawe zarwanya umurimo wawe zose tuzikubise hasi reka ubutumwa buzagera ku isi yose kandi bukomeze bwamamare tugiye gutangira tuvuga ijambo ryawe reka rigira agaciro no kuba ryumva ribashe kubabatura no kubahindura mu izina rikomeye Kristo amen Yesu umugisha mukozi w'Imana urakoze cyane hanyuma udupfunyikiye iki abantu b'Imana uyu munsi icyo mbapfunyikiye nigeze
rimwe nsenga maze gusenga mbona imyumbati barimo barayitemera hejuru. Atari ya yindi twaryaga ejo bundi. Oya. Barayitemera hejuru igasigara hasi. Ndabaza ngo bino ni ibiki? Imana irambwira ngo abantu barimo abantu bafite umurengwe. Abantu bafite umurengwe wo gufata ibyo kurya bakabitemera hejuru. Ni vuba hano. Nigihe cyatambutse. Ubu sinzi kuruka bakagarutse. Nangize ngo nubu ngubu n'inzara ndebiriho. Noneho umva igitangaza. Iyo nzara abayi bayifite bari bayifite cyane. Abatari bayifite nabo bari bake ariko nabo bafite umurengwe cyane. Bari barenzwe cyane. Abamena ibiryo bahari cyane n'ababibuze. Sinzi umukozi w'Imana wigeze kubivuga ngo abakire iyo mvuze umukozi w'Imana ntabwo ari wa wundi pastor cyangwa umuntu wese n'umukozi w'Imana ku giti cye. Yaravuze ngo abantu abakire barimo bashobora gukira n'abakene barashobora gukena. Ni murebye ni nguko byari bimeze. No kuvuga abakire barushaho gukira, abakene bakarushaho gukena cyane. Ari nabwo sinzi impamvu reka ntabutse iyi message. Umuntu wese ufite umuntu akoresha umukozi yaba muri biro yaba mu rugo yaba namuha agaciro. Kuko nabonaga hari abantu bakoresha abandi nabo bagiye kujya hasi nabo bakabakoresha. Ingorofani gahinduka indege. Wa undi wakoreshaga muha agaciro yaba muri biro yaba hehe namuha agaciro. Kubera ko nawe hari igihe byazahinduka. Ikindi izo ni message reka zitambutse zirangire. Ikindi ikintu cyitwa amatelefoni. Nabonaga abantu baruganira ku matelefoni mu rwego rwo hejuru. Kurogana. Umuntu akitaba telefoni yakitaba kitaba umuntu yamara kugira akahita mumurika akahita amuhinda umusatsi agatwara ubwenge. Imana irambwira ngo gupfa kwitaba umuntu utamuzi nizo barimo kuroganiraho. Hari umuntu wabimbwiye n'undi ati giye telefoni ntazi ninjoro sinshobora kwitaba. Cyane nka telefoni za ninjoro sinshobora kwitaba. Iyo ni message twajya ngo twiyihere abazatwikurikiranira. Umuntu aragukanguye mu gicuku ntumuzi ugahita witaba. Iyo telefoni nayo. Ikindi nukuri abantu basengere ufite umwana musengere, ufite imfura yisengere, ufite bucura musengere. Ko nabonaga Satani mbona ngo hariho ibitambo byinshi byo mu miryango ariko bishaka abana b'imfura ndetse n'ababucura. Imana irambwa ngo nzabwira umuntu uzadukurikirana ajya asengera ibyo bintu. Aho zo twari turi reka twigira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyo message iratambutse niho wumva n'urwaye amadiabete utasobanura, za kanseri utasobanura, indwara kuko ngo abantu bafitanye amashyari mu rwego rwo hejuru. Umuntu akeshiduka arwaye burwaye ataraza aho buturutse. Iki Satani arimo arakoresha uburyo bwose ashobotse ngo ababaza umwana w'umuntu. Nizo ndwara z'ibyorezo mwumva zimwe ziraterwa na Satani. N'abazima babe ari bo barozi. Rero umunsi numvise nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana rijyanye n'ibihe turimo kugenda dusohoramo. Nubwo cyari igihe cy'Isamariya ariko tugarukiye uyu munsi. Somye wacu dusomere Daniel dusomere ibice Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 24. Titire y'amagambo iravuze ngo Abisamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura
ku mbuga cyangwa mu rwengero. Umwami aramubaza ati ubaye iki? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvishe amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Kandi Elisa yari yicaye mu nzu yicaranye n'abatware. Nuko umwami amutumaho intumwa yo mu bahagaze imbere ye, ariko intumwa itaramugeraho Elisa abwira abo batware ati ntimureba ko uwo mwana w'umwicanyi atumye uwo kunca igihanga? None intumwa niza muyikingirane mukomeze urugi, mbese ntimwumva ibirenge bya shebuja ko aje amukurikiye? Nuko akivugana nabo intumwa iraza imugeraho iramubwira iti umwami arantumye ngo ko ibi byago byaturutse ku Uwiteka, uracyamwiringirira iki? Umurongo wa mbere w'igice cya 7. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru, bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Amen. Amen. Ndagira ngo tubwire abantu dukurikiranye, Imana ifite imbaraga. Haleluya. Amen. Tujye gusoma kuri izi nkuru ko ntago arizo turi butindeho cyane, ko turagenda duha mu bihe nk'ibi ngibi. Ibihe turimo gusoramo cyangwa ibihe turimo, uburyo umuntu abaho, uburyo umuntu agenda, uburyo umuntu abona ibintu uko agenda abona. Iki cyari igihe cy'i Samariya, ariko twe turavuga ku buzima cyangwa turavuga ku buzima bwacu bw'uyu munsi. Mu buzima bwacu bw'uyu munsi ariko tugushe ku Samariya. Uyu yari umwami. Uyu mwami na hantu Bibiliya tubwira ko hari ikibazo yari afitanye n'Imana. Haleluya. Amen. Ariko yisanze mu bibazo nawe abwatazi. Ni ukuvuga ngo iyo umwami wese yabagaho, habagaho ibintu Abisirayeli ni ukuvuga ngo umwami wese wabaga uriho, ni ukuvuga ngo Abasiriya bagombaga kuza bakanyaga, bagatwara ibikoresho mu nzu y'Imana, bagatwara ibintu byose, bamara kubitwara bakabijyana muri Siriya. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe kigeze kugera bakajya bashaka n'abagore babo bakaza bakabafata bakagira. Ndetse igihe kimwe n'umwami umwe wigeze gushaka, bigeze kumubwira, baramubwira ngo turashaka ko uduhereza ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Aravuga ati ibindi byose narabyemeye, ariko noneho mugeze namwe murarengereye. Haleluya. Ni ukuvuga basuzuguraga Abisirayeli kandi koko babarushaga. Urabona ko byari ibice bibiri. Iyi ni imiryango 10 yari yaragiye Samariya, indi miryango yari isigaye i Buyuda. Ariko abagiye Samariya n'ubundi ntago Imana yajyanye nabo, kubera ko ngo basenze ibigirwamana, bajya bakora ibyaha, bariyanduza, ngo bafata abana b'abakobwa abo bavukana bagasambana, ngo bakora ibyaha ndetse n'ubutinganyi n'ibindi byaha byinshi birinjira, bituma Imana iva muri bo, bituma ibintu byose ababisha babagiraho ijambo, kugera naho ibyo bashaka byose babibakoreraga. Twebwe ntago turi butinde kuri ibyo bintu cyane, turavuga ku buzima bwacu. Hari igihe uba ufite ingingo kurengera,
uri ingingo ikurengera nuko ubasha kuvuga kujya gutyo ugasenga wamara gusenga Imana Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona uko ugenda ushaka Imana uko ugenda wegera Imana bituma Imana iba bugufi bwawe ariko uko ugenda uhunga Imana bituma Imana iba kure yawe uribuka ko Yesu yigeze kuhagera abonye Yesu yavukaga mu gice cyo hepfo cy'Ubuyuda noneho biza kuba ngombwa ko ajya guhuza Abayuda n'Abasamariya aragenda ngo agera naho yicara kwiriba kandi ngo byari nka saa sita urahibutse kwiriba rya Yakobo kandi uyu mugore ngo yari umusambanyi ngo wajya gusambanya abagore anuza abagabo b'abandi Yesu agira ngo arebe nebera ko Abayuda n'Abasamariya bahura bakongera bakaba umwe noneho kugeza aho ngura mugore ngo yasaga saa sita Yesu yari yarabimenye icyatumaga za saa sita nuko yahuraga afata yabaga atwara abagabo b'abandi none abagore bakagamara bavuga ngo tuzamukubitire kwiriba tumusebye musobanuzi umwe wa Bibiliya kuri commentaire nyine ubundi ngo muri Israel cyangwa muri Samaria cyaraziraga ko umugore agenda ku manywa niyo yajyaga kuvoma yagendaga yihishe ku mugoroba yego kugira ngo batabona ubwiza bwe cyangwa ubwambure bwe ibintu nk'ibyo nyine noneho uriya we kubera ko wari umunsi we yarihebye yariyanze vuga ati nta n'undeba yarinda yarakuyeho yangaga no kuvuga no kugenda saa sita yagira ngo atazagenda muri ayo masaha yandi abandi bagiyeyo bakamukubita kuko yari amaze kuvumbura ko afite abagore afata abagabo b'abandi noneho bagambana kuzamukubita Yesu rero ahura nawe arushye ngo ahita amugeraho nibwo yamusabaga amazi aravuga ati uri Umuyuda nka Musamariya musaba amazi yo kunywa gute aravuga ati se umugore ufite umugabo undi ati ntawe mfite Yesu aravuga ngo mvuze ukuri amubwira ko nawe undi yaryamanye nawe n'abandi batatu atarabe nibwo ngo yagendaga akavuga ngo babagore atagifite isoni umuntu yahuye na Yesu aratinyuka noneho yasubiyeyo aravuga ati nahuye n'umuntu udasanzwe ababwira inkuru za Yesu ngo icyo gihe hanakizwa benshi hahinduka benshi sibyo twashaka kuvuga twashaka kuba muri iki gihe cya mbere cyuko Yesu ataragira ahantu bari barushye aha rero niho ababisha bari bafite ububasha bwo kubageraho bakabakora ibyo bashaka bakaza mu munzu nka gutya bagafata umwana w'umukobwa bakamutwara bari bafite ububasha abasire bari bafite ububasha ku Bisiraheli cyane noneho baza kuvuga ngo ariko igihe kirageze ntituzamena amaraso y'Abisiraheli reka tuzabice tutabakozeho ngo bajye inama yo kuvuga ngo tuzabica kandi tubice tutabakozeho kandi kuko babigeraho ngo hapfa abantu benshi kubera ko ibyo bari barakoze babateza icyo bita inzara aribyo twasomaga hano haleluya baravuga ngo tuzagota Samariya tuyigote tuzana ingabo nyinshi nitumara kuzana ingabo nyinshi zihazenguruke nizimara kuhazenguruka ubundi bazicwa n'inzara ntago bazahahirana bazarya ibyo mu gihugu cyabo ngo barya ibiryo byo mu gihugu cyabo birashira bimaze gushira ngo noneho batangira kurya amahurunguru y'inuma ngo bagera naho barya ibihanga by'indogobe kandi waryaga igihanga cy'indogobe yabaga ari umukire wewe bite ko amahurunguru y'inuma ngo bayaguraga mu gakoroboye baguraga mu gakoroboye ibice by'ifeza bibiri do akaka muri aka gakoroboye kuzuye amahurunguru y'inuma bakaba ariko kakagura amafaranga wenda tuvuge nk'umumbena mwenda nka 2 by'iki gihe ibihumbi 2 wenda reka tuvana mu mahurunguru ibaze akagakoroboye karimo kagurwa wenda karimo ibigori impungure kagurwa 2 noneho ibigori noneho ni ibyo kurya ibyo noneho byaramuhurunguru kuko nta bigori bari kuhabona y'inuma kandi ubwo barategaga urumva ko byabaga bigoye inuma zarasaga bagatega bagafata amahurunguru ahari bakayarunda ubwo ngo yaryaga yabaga afite amafaranga suko ko bose hari abatari bafite amafaranga ngo bakajya bahora babasura ngo kandi koko bagasanga ngo ariko ngo bakabona ntibapfa buriya Imana kundaga bisere kuva kera ngo baravuga ati ariko bashobora kuba bafite ubuhahirane uburyo bahahirana n'abandi bantu mu buryo tutazi ko abantu tubazenguruka tukabona ntibapfa bigenda biti ariko Imana ifite kundi bibahishe buri umuntu w'Imana nubwo yahura n'ibigeragezo cyagora n'intambara ariko Imana ifite uburyo imuhisha nkuko uyu munsi hari abantu Imana ihishe nkuko hari abantu bashonje je nageze ku mudugudu usanga abantu barashonje sanga bashaka hano gutya plage hari igice cyo hasi sanga ugasanga arashonje pe ugasanga ararya nka rimwe mu minsi 2 siko hari umuntu nabonye ejo bundi none ugasanga nta nugaza Imana ukabona mu maso
amaraso yashizemo amaso asigaye ari umweru de kubera gusonza uruhu rwarahindurije kubera nta maraso arimo gutembera amaraso ntarimo gukora muvumune uruhu rwarahindurije ahubwo umuntu arakomera kera tweze tusenga Imana iravuga ngo mugiye kwinjira mu bikomeye ariko wanjye nzamutunga natinye Imana uwanjye umuntu usenga umuntu ukijijwe kuko Imana tubwira ngo ngiye gukuraho ibivangavanze urabyibuka ngiye gukuraho ibivangavanze kandi mu bihe bikomeye umuntu wabanye nanjye neza nzamwiyereka kandi Imana imeragenda yereka abantu bayo noneho birivuga iki iravuga ngo noneho Elisa we arabikurura arabimenya yari afite yerekwa buryo umuntu w'Imana amenya amakuru y'ibitaraba umuntu wavuganye n'Imana umuntu ugendana n'Imana umunyamasengesho umuntu usenga ibihe by'inzara biratera ariko akumva ko mu bihe by'inzara zarya kandi Imana izaca akayira kugira ngo itabare umuntu wayo sibyo rero we yarabiza ayo makuru yose yamenyaga amakuru uribuka ko no mu bice byo hasi mu bice bitandatu usanga hari inkuru zo kuntu ngo igihe kimwe ngo bigeze ngo basira bigeze kumutera avuga ngo ariko mu gihe cyose dutera abisiraheli kuki bamenya amakuru yacu muri twebwe ni harimo inasi baza kuvuga ngo harimo umuntu bita nde harimo umuntu bita Elisa uwo muntu rero iyo mwamaze gutegura ibintu mwirenganya igihugu cyane aba yamaze kumenya amakuru aba yabimenya akabibwira umwana nabwo ati mugende mu muzenguruke ngo baza kumuzenguruka ngo baje kumuzenguruka nabwo bayamenye ngo gihaza kimara gusohoka ngo asanga ingabo zibagose ngo agaruka afite ubwo abwira Elisa ambwira ati nyamuneka turapfuye ariko ati fungura amaso yajya hasi cyo twari twageneye kuvuga ngo asohotse asanga ingabo ngo icyo gihe ngo arabashorera bageza ku mwami ngo bararya baranywa ngo arangisha agira gute arabashorera ibyo byose byari kwiyenza ku Bisiraheli bagenda babiyenzaho aho bari Samariya noneho biritubwira ngo Elisa rero yari afite iyerekwa ridasanzwe ryo kubona ibiriho kubona ibitaraba nuko umuntu usenga Imana ashobora kubona ikabona inzara akabona imvura yanze kugwa ibintu byahagaze ariko akaba afite amakuru buriya kuba witwa umunyamasengesho cyangwa kwitwa umukozi w'Imana ariko udafite amakuru imbere barira ko bati imvura yanze kugwa ati turapfuye abana bacubishwe n'inzara yaba bigenze bite Bibiliya Yesu yaravuze ngo n'abapagani ngo mbe uwamaze kugera ikirenge mu cy'abapagani kuko n'abapagani mbe niko bameze kuko niba ugeze ku mupagani akavuga ngo ibihe by'imvura irabuze turapfuye inzara yatwishe tuzarya iki kandi Abisiraheli baryaga n'amana bakabaho umuntu usenga Imana izajya imugaburira haleluya amen Bibiliya isobanura iki rero Elisa we yari afite amakuru ariko bo badafite noneho rero ngo igihe kiza kugera ngo abagore babiri baraganira bamaze baganira inkuru zikomeye baravuga ati rero hari ikintu tubonye haleluya tubonye ko tugomba kurya umwana wanjye nawe wawe ejo tukamurya barabyemeranya ariko umugore ngo aramubwira ati reka tubanze turya uwawe nanjye wanjye ejo tuzamurya ubwo n'ejo tuzabarya tugende turya ubwo n'ubwo ngo byari kurangira nabo barya noneho ngo iki kintu ngo kibaye ngo bariye za nyama za wa mwana ngo bose bazana itoto barahembuka ngo ejo ngo arebye ku mwana w'umusekera ngo yumva ubwoba buramwisha avuga ati ntabwo bishoboka undi ati umwana wanjye turamuriye none wowe ntabwo ushaka umusara ngo tumurye bivuga ngo bari bageze ahantu byamaze gukomera urumva bari bafite ubushobozi bwo kugura amahurunguru n'ibihanga abo ni bari barimo birivuga ngo aravuga ngo arangije we ajya gushyira ikirego ku mwami ariko umwami ngo asanga nawe byamuyobeye yabuze uko abigenza yambaye ibigunira imbere arababaye ubwo yambaye imyenda ariko arababaye imbere harimo ibigunira kuko hari n'igihugu cyaca buriya gihugu buriya ni abantu bajya bavuga ngo imvura ariko imvura igushwa n'Imana kuko iravuga ngo ivubira babi nabese Imana yashatse kugusha imvura irayibushka yashatse kuyagarika irayagarika kandi byose bikora kugira ngo yibahishe igaragare mu bumana bwayo buriya umuntu ushaka kwinjira mu bwira bw'Imana cyangwa kwinjira mu by'Imana ubose uwanjye Imana ifite uburenganzira bwo kugira uko ishaka Yesu bwira Yeremiya iramuga ati Yeremiya ati vaye dutambike tutembere iramuga ngo ubonye iki irabimwereka aravuga ati mbonye umubumbyi uburyo abumba ati ariko ngewe birabinemo gukora ntago mbyumva ndate bigenze bite kuki abumba ikibindi cyamara kuba neza yabona kigirira akagishwanya akongera akagishwanya gusa ni ikibumbano keka kigira igomba kongera akarishiramo inzigo ubu uyu munsi yagusha imvura ikagwa uko ibishaka ejo ikayihagarika byose Imana ibikora uko ishaka namwe muri bumbano by'intoki zanjye shatse naba kinyagiza nakanda rero hari igihe koko n'umuntu arakomeye ukabona umuntu wendekeye mu biro ahantu wambwira ati muyobozi
ukahita murashaka ndi ariko washinga gutya agashinge gato amaraso akaba yatemba buriya y'amaraso amushizemo haza amazi y'amazi ageze hazemo umukozi w'Imana nkunda cyane witwa RIZIKI Chantal n'ukunda gutanga urugero akavuga ati umuntu utinya umubu akihisha muri supanete gusa wangiza ku manywa akirirwa yagukanza cyewe na umuntu wo mwisi biravuga ngo umuntu n'ikiko ari amazi ameneka ntanayorwe umuntu nta kintu ari cyo ariko ugasanga umuntu urakomeye ugasanga umuntu ngo ari hariya ugasanga umuntu ariko umuntu wese ashatse yaca bugufi agaca bugufi rero Elisa we ikiza yari afite no gukomera akaba yanabikora ariko we yari afite amakuru bo batazi ubu none mu Rwanda hari ibintu biba ariko hari abantu bafite amakuru hari abantu Imana ivugana nawe ikabwa ati byuka tuganire mwana wanjye nzagendana nawe ahataringani nzaharinganiza nzavugana nawe nzakugaburira nzakwambika mbega hari umuntu ufite la sikotra umuntu akaba afite nzayimana nzabana nawe nzakugira neza Elisa rero yarayifite ariko umwami ntayo yarazi nubwo Elisa yari afite amakuru ariko umwami ntayo yari afite ngo umwami arababara cyane ngo aravuga ati ibyo bintu kuko bibaho ndetse yamuriye aravuga ati ahita tumwo yegamiraga aramubwira ati bayo amuganiriza umutuma kumuhanuza amuganiriza inkuru aramubwira ati uzi ko ubutaha ari twe bagiye kurya undi ati byagenze gute ati mbunye aje inkuru y'abantu babiri bari umwana wabo none undi yanze kumurya none ikirego cyabaye ikirego none mu ngingo dufite n'ibirego tugira icyo cyo turamenya tukibura nago ngo ariko aramubwira ngo tambika ugende umubwire ubwire Elisa umubwire ati ijoro nanjye ndajya gupfa ariko yamaze gupfa ariko ajya asanga Elisa arimo neza asanga afite amakuru atarayavuga ngo ngo nakweri iyo iravuga ngo umva dukeneye umuhanuzi uvuga ngo iravuze ngo iki kibe kikahita kiba haleluya ariko Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ni Elisa sorry Bibiliya ivuga kuri Eliya yari umuntu nkatwe Eliya yari afite impano yitwa nawe gutegeka noneho amusigira imitero ingahe ibiri urumva ko yamuzamuye cyane kumurusha haleluya amen arangije akibara kugerayo gusa ngaramubwira ati rero njyewe cye bugufi cyane uko umwami numye ntago ariko nje dore n'intwaro nazimanuye ariko mbwira kuko mbwira abantu bagezaho ni wowe biteje abantu bagezaho baryana inzara yatumaze ibi bintu ni wowe nawe bifitemo uruhare bituma Imana yawe icuzengereje meze gutya arabwa ati naruhare mbifitemo ahubwo mva makuru mashya haleluya umva makuru ejo numvise mu rugerero numvise ibyo baganira ibyo umwegamiraga umwami atumva numvise cyangwa makuru mashya ejo ibyo kurya bizaboneka ngo arangije ngaramubwatereka nkubwire ubaka kanya ibishyimbo byamaze kuma ibintu byakomeye ubu imvura ishobora kugwa igafata ibishyimbo birimo hasi cyane bikongera bikazamuka bikazana imbuto bikazana ibishyimbo abantu bagahura ubuzukira bwariye ibigori byakongera bikamera bwakongera bikamera ibintu byakomeye imvura yajya kugwa akaza imiyaga ibintu byaduca ubu koko mbarajya aramureka aravuga aramubwira atumva nkubwire naho amarembo y'ijuru yafungura imvura ikajya imishakira yaramubwiye ngo naho madirishya Imana yakingura madirishya y'ijuru ikohereza ikajya yohereza urabona abantu kuko bagezaho kurya abana byashoboka aramureba ati wowe nta kwizera ufite haleluya uzabirebesha amaso ariko ntuza kanageze 20 avuga ngo iki ku gice cya karindwi ageze 20 cyo birindwi ku murongo wa 20 ame wa kabiri 7:20 yaravuze ngo cyangwa hera 19 kujya babyumve neza ngo mutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya mu ijuru bene ibyo byabaho nawe akavuga ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho amen none umva 20 nuko bimusohoraho kuko abantu bamwuriraniyeho hejuru aho yari ahagaze ku irembo agapfa apfa bireba ntiyabirya Bibiliya tubwiye ngo iki arangije akimara kumuhanurira
biranarangira baranagenda abibwira umwami ko byagenze ngo ejo nk'iki gihe ababembe bo baratambuka baravuga ati ariko n'ubundi muri ababembe bari abantu bacereretse ababembe iyo wabaga ubembye bakujyanaga ahantu umudugudu w'ahantu nyine ukajya kubayo none ngo baravuga ati n'ubundi twarapfuye niba mu mujyi batabasha kutugabura cyangwa ahandi hose twebwe twakora ibyo kurya ngo ababembe babiri bagira inama n'ubundi tugende n'ubundi twarapfa niba tubona batwice ko babonaga ngo basohoka mu murwa ariko biri tubwira ngo iki iravuga ngo umwami ngo arangije w'Isiriya ako niko nashaka ko tuvuga haleluya ngo atekereza ibintu Elisa bitera byumva ngo ibyo atekereza na Elisa umuhanuzi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ngo akajya bikurura ngo akabibona ngo bikaza muri we ngo arangije ngo akoranye inama n'abasirikare n'abandi bose barabwira ati twamaze kubona ko igituma Abisirayeli badapfa ariko nijoro baragenda bamara kugenda bakajya gushaka ibyo kurya bakazana bene wabo none reka dushake ibyo kurya tuze tubigoteshe sama ariko mva Imana ishaka kugabura ariko tarasi koda Imana ishaka kugabura aravuga ngo tuze kuhagota nitumara kuhagota noneho twose tuharinde tuzane inyama tuzane imiceri bimwe mu biteke amafiriti amaji sope bibahumurira bibahumurira basohoke tubice baza tubamare bashakaga ko batazongera gutirimuka ngo baze batazongera gutirimuka noneho baba ngo bakabacamo bakajya gushaka ibyo kurya baravuga ngo muzane amadepo y'ibyo kurya muzane imiceri murunde Imana yashatse kugabura umuntu wayo ndagira ngo umbwire umuntu wese nugira ubwoba Imana nishaka kugaburira wowe yiringire gusa ukomeze uyubahe inzara yatera ubukene bwaza ubushomeri bwaza ibibazo byaza Imana ibifite akayira kawe desasonebo itaranyuzamo abandi ibifite ahantu igomba guca kugira ngo izane ubutabazi mu buzima bwawe ku bana bawe mu rugo rwawe mu mibereho yawe ushaka kutamunitse imbabura kuko Imana ifite ibyo irimo gutekereza ku buzima bwawe kugira ngo izigaragaze nk'Imana ushobora kuba ushonje Imana ikaba ifite ibyitekereza igomba gukoresha abanzi cyangwa abantu abasiriya bakaza bakakuzana ibyo kurya mu buryo utazi humura ngo bazana ibyo kurya barahazengurutsa ngo barangije bateka amanyama bateka ibihigi Imana diva Michel niwe ugeze kuvuga gutyo aravuga ngo Imana ngo ugiye kugira ngiye gutindishira gutegera bivuga ngo iguha ibitetse kubera ko igihe iguha ibitetse ukabanza ukarya ukaruhuka ngo bateka inyama bateka ibiryo ngo bazana amadepo y'ibiryo kuko umuntu w'Imana yabihanuye yabibonye arangije arabihanura haleluya ngakimara kuvuga gutyo ngo barazenguruka ngo bamaze kuhazenguruka ngo barangije ngo ariko muri ako kanya abasirikare b'Imana baraza muri iryo joro abasirikare b'Imana baraza ngo bamaze kuza ngo bumva noneho ngo bagoswe ngo bazengurutswe ngo batangira kwirukanka barahunga bamwe bagera bapfa imigenda ngo noneho ababembe barasohotse bavuga ati n'ubundi nitwinjira mu murwa turapfa nituguma aha turapfa noneho kugira ngo twicwe n'inzara cyangwa twicwe n'inzara tujye mu rugo muze twiyahure mu banzi bacu nibyo nashaka kubwira binjirayo ngo uko bagenda bakunyunyuza bakururuka ntibabashaka kugenda bari barishwe n'inzara batareba bagize noneho ingabo z'Abasiriya zibikanze mu gicuku zumva abantu barimo baravunja ibyatsi ngo barikanga bati twagoswe umwe avuze ati twagoswe igihuha gikwira isi gikwira gikwira muri bose bahita biruka bati biryo n'ibitetse barabirya abembe bo byaduka birivuga gukira bivuga ngo bafata icyo bita imyenda yabo barayibasigira bagenda bayita umugende bagenda bapfa umugende ngo bagiye kureba basanga nta muntu umwe uhari ariko umwe agiye gukora ku nyama garavuga ati reka tuziretse nubwo baba batatuzi batatwitayeho ariko reka tubanze tuhamagare bene wacu ngo baragenda umva ikintu cyashenjemishije ababembe barabona suzugurutse kugeza n'umuntu wo hasi ngo ariko ngo yarageye ngo bagiye direct bakomanga ku mwami ngo bakomanze ngo abarinzi barasohoka ati cyati nakire cyo vuga twa turashaka umwami ati mwe murabebye turemba tuzanye inkuru ariko reka nkubwire niba mbona nakubwiye ngo nigeze mbona umuntu uciriritse udahabwa agaciro utagira gute mbona wa mundi wumvaga ko ari hejuru mbona agiye hasi wa mundi uciriritse ajya hejuru ako kanya ababembe bari bafite inkuru igihugu cyose kidafite abakomeye badafite abanyamafaranga badafite abiyubashye badafite buri muntu wese ubu hari abantu bafite amakuru kandi batafite agaciro
ubu hari batabona naho bayatangira badafite agaciro bashobora kubona ni ibigoryi byawo ndetse n'umuryango bavuga mukabutabemera nta n'umuntu ubemera ariko bafite amakuru y'ijuru hari abantu Imana yemera bafite amakuru y'igihugu bafite amakuru y'isi bafite amakuru y'imiryango bafite amakuru y'abaturanyi bafite amakuru y'ukuntu abantu Mana yanjye uko abantu bazagenda babaho ariko abantu ntibazwe ni ababembe birivuga ngo iki ngo aragishe ngo umwana aravuga ati mubareke base twumve icyo bavuga ageze mwama aravuga ati do akwemo kiguru kiguko nagurya kandi umwami nawe inzara yari nagurya uretse ukuguru nagurya ngo aratangiye ngo yarabembye ndabembye ukuguru nagurya haleluya ngo umwami ararye ngamaze kurya avuga ati muzi ko yativa he tubanze tugende mbere yuko abandi baza ngo ajye asanga amadepo ngo yibuka umuntu w'Imana tarasi kope ngo yibutse umuntu w'Imana uburyo Yohana avuga ngo ibyo kurya ejo ayayaya bizaboneka ngo arangije ngo umwami ngo ahita agenda agabwira uwamwegamiraga ngo aramuzana amaze kumuzana ngo uwamwegamiraga ngo arahagera ngo amaze kuhagera ngo ahita ngo ashyira abantu buriya Imana yatanze ibyo kurya ntabwo ishaka ko ari umuntu birinda ntabwo ishaka ko ari umuntu uvuga ngo murarya guri cyangwa niba ni murye Imana batanze biryo ntabwo byatanzwe n'igihugu ntabyo Imana niyo yabitanze ntabwo rero bagombaga kubiyobora kandi atari bo babitanze Imana yari yabitanze hari abamarayika bashinzwe protocole no kubitanga rero noneho aburiyerekwa noneho yibagirwa n'ubuhanuzi yahanuriwe ko azabirebesha amaso ariko atazagira gute atazabirya ngo arangije ngo baramukandagira bamaze kumukandagira ngo yikubita hasi ngo arangije abirebesha amaso abandi barimo kurya inyama dasikoda ababyemeye barya buriya hari abantu Imana baravuzeho hari n'abantu Imana ibwira bagapinga ariko ntukapinge ibintu Imana ivuze buriya uzatuze wicecekere ariko nujya kuvuga ngo runaka ngo akavuga ngo ariko runaka ngo Imana ngo yamuvugishije ngo ni iki ngiki ngo iki n'iki uzitonde ubitware gake aho kumupinga uvuga ngo umuntu uzakuzanira ubutumwa uzabugenza umugati gendere nawe usigara ubusenge ariko iyo umuntu atangiye kuvuga ngo wavuze ngo nzace kuguguru umuntu umwe nigeze mubwira ndabwo Imana irambwiye ngo nutamaso ugiye guce kuguguru ahita ndeba arambwiye ati nkuru nzi ibyo bintu byakunda noneho bigeze nimugoroba mbona yerekwa atambutse ibintu ukuguru gutangira kuribwa Imana irambwiye ngo irukanka ugiye kubona yari umuvandimwe wanjye ugiye nutajyayo birara amasaha abiri yonyine ko ukuguru kwa gucitse mbagenda nsanga ukuguru yakumanitse Imana ashyinira ku munwa ndabwo bigeze bitati byana pinze Imana banzu usabira Imana imbabazi Imana imbabarire musabira imbabazi musengera kwa kuguru nk'iminota 30 aribwa arakira arambwiye ati mbonye Imana yawe ntago nzongera Imana yawe ndayitinya rero hari igihe ushaka gusa umuntu akava nk'Urusizi akajya nk'Ibutare cyakagiye Mutara cyakajya he akavuga ati mbonye Imana inyereka uyu mugore wawe ko agiye gupfa nutaba amaso aragucika undi akavuga ati ariko nanjye ko ndi umukozi w'Imana ko nanjye asenga ko nanjye kuki ngiye witabimbwira ntago abantu bose ariko Imana ibabwira ugize umugisha yuko uwo muntu aturukanye ubutumwa nitike niye ntayakwatse akugezeho urangije umurebeye hasi uravuga ngo byari byagusora niba ari ikintu kibabaza umutima wanjye umuntu igeze kuvuza gusenga aje gusenga ndanje namuga ngo Imana irambwiye nutaba amaso ugiye kurwara sida nawe nutaba amaso ugiye gutwara inda ahita agenda abwira umuntu aravuga ati harana naje kuhapima kuki atambwiye ko ijoro naye nsambanye kuki atigeze ambwira ngo iri joro ngo warayisambanye ahubwo akamubwira ngo ugiye gutwara inda ngo ugiye kurwara sida nukuri mu minsi mikeya wa mwana yarwaye sida undi aranje atwara inda byara umwana n'uburushyi ahura n'umuntu aravuga ngo musajye kunsabira imbabazi umukozi w'Imana ibintu yarabimanure sinabiha agaciro none dore kuntu bimeze urunaka rwaye sida nanjye nwayinda urumva ko hari ibintu ushobora kumva ukabipinga ukabitwara gutyo byari bikagusora njyewe umuntu aje akambwira ibintu nuko ndabyumva nkabisengera umwana ufite nk'imyaka 6 yambwiye ibintu numva nyine nibyo ariko ibintu aho byari bigeje hasi kuva icyo gihe nahise numva ntinye ubuhanuzi iyo umuntu aguhanurira tunabwira n'abantu badukurikirana iyo umuntu aguhanurira akubwira ngo imodoka indege urakize ugeze hejuru birashoboka ko byaba ari byo cyangwa n'amaranga mutima ariko umuntu uzaza akakubwira ati dore amaguru aracitse nutaba amaso dore satani gutya agufite uyu mugambi ni gute satani yakimenenda bivuga ngo ntago yakimenenda igihe cyose abashaka kukubwira ibyiza ukazashiduka kubaguye mu bibi rero Bibiliya ivuga iki uyu muntu yaza kwemera akemera ibyo Imana yavuze akemera ibyo Imana ntapinge aba yarabiriyeho aba yarariyeho akanabaho muzi akabona mu muzima ariko avuga ngo naho amadirishya
ngo yafunguka ibyo kurya bikamanuka ni gute kino gihugu cyarengerwa n'iki ariko bigeze ku mwami nta kindi yavuze biranatwereka ko umwami yavuze ngo nawe ngo wenda asubire mu by'umwegamira ahubwo we yaracecetse kandi muri uko guceceka inkuru yahise igaruka izanywe n'ababembe buriya ntugire mbisubiremo ahantu hose uzicara umwanya wose uzicaramo ni Imana ikwicazamo hari abenshi baba barawicayemo icyubahiro cyose niba urimo kurya uzamenye ko hari abantu batanu batariye nibona wicaye hano uzamenye ko hari abashomeri bahari nubona wambaye neza uzamenye ko ari n'agatebe gato uzamenye ko ari n'uwambaye kukurusha wowe uko wambaye haleluya amen nibura turabwira abantu badukurikirana kugira ngo wumve ukurikirane mu nzozi mwiyerekwa yusomye yo 33:13 ivuga ngo iki ukahasoma yo 33 na gatatu usanga ivuga ngo Imana ivuga rimwe Imana igize ikamanuka ikaba yakubwira cyangwa igaca mu bahanuzi ni gute ushobora gupinga kandi Imana yakubwiye turabwira umuntu Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho umuntu atabyitaho ariko Imana igisanga umuntu ikamubwira none ugasabwa ngo ariko ngo ngiye ngo ntago byumva ngo biriya se ngo wasanga ari ibyo wasanga ari ukaragashonji kaje kunyisabira kandi nyamara azanye ubutumwa bw'Imana shuti yanjye uzadukurikirana reka dusomere twumve yo 33 13 yego ngo niki gituma uyigisha impaka niki gituma uyigisha impaka kuko itagomba gusobanura ibyayo yego Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyita nubwo utabyita ariko Imana igusanga yega gutuma abantu mu nzozi no mu iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo yego basinziriye ku mariri yabo niho yumvikanisha amatwi y'abantu yego niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha Imana igumugisha igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha shuti yanjye dukurikiranye iyi Mana iravuga uyu yarebye icyubahiro afite areba uburyo ari yegamira umwami areba icyubahiro afite areba uburyo arwana intambara zose akazitsinda areba uburyo akomeye areba uburyo nta muntu n'umwe umuvuga buri wese uvuga akareba hasi arangije aravuga ngo karakana ibintu kavuze karabona byashoboka ariko igitangaza ni uko igihe kimwe abantu batigeze bamutinya ushobora gukomera kuko Imana igushyizeho icyubahiro ariko Imana yagukuyeho icyubahiro nimbwira kurya burya umuntu akomera kuko Imana ari imukomeje none Imana igukuyeho icyubahiro cyayo ujya hasi aho wicaye umwanya wicayemo iduka wicayemo akazi waba urimo inzu zabo wicayemo nuko Imana ibayiha kwicisha ariko hagaciro iby'Imana iyo dusomye uyu murongo wa 7 w'igice cya 6 mu bami ba kabiri iyo dusomye iki gice cya 6 umurongo wa 30 mu bami ba kabiri nyine haravuga ngo umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye abantu bamurebye banyuza mu myambaro ye icitse babona yambaye ibigunira ku mubiri we byumvikana ko uyu mwami nubwo yararimo agenda atembera ariko yari yambaye ibigunira mu mutima we ku mubiri we yari afite agahinda k'ibyo arimo kubona none ko tubona ko uyu muntu wari umunyacyubahiro yari yubashywe kandi yarababajwe n'igihugu cye yarababajwe na bene wabo yarababajwe n'inshuti ze uyu munsi wa none ninde wo kubabarira ninde wo kubabazwa kubw'ibyo turimo kubona birimo kwaduka urabona hari ukuntu umuntu aba afite ku muryango wenda tuvuge nka Daniel atunze urugo n'abana niwe mutware muri urwo rugo nkawe uciye bugufi ukambara umugunira urugo rwawe Imana yakuramo inzara kubera ko ufite isezerano ry'Imana cyane ko ari we mutware w'urugo n'abandi bagenda badukurikirana ndeba ikibazo kiri mu rugo rwawe wambara ibiguni bice bugufi bituma Imana igaruka urebe ikibazo kiri mu itorero ryawe no wambara ibigunira kuko ari wowe urihagarariye ndetse izo nzego zigenda zikurikirana buri muntu wese cyahagarariye nace bugufi kugira ngo Imana iri mu ijuru yongere itegura ibyo kurya abantu barye amen Imana igumugisha amen hanyuma
reka dushimire abantu babanye natwe njye nta commentaire nyinshi ndi buvuge ku ijambo ry'Imana windi ijambo ry'Imana nta rikomantaho cyane ndagushimiye babanye natwe kandi ndagusaba rwose uce bugufi mu ruhande rwawe mu cyubahiro cyawe umanuke uce bugufi wumve ko Uwiteka Imana umuremyi byose umuremyi w'isi n'ijuru umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka niwe ukwiriye gushimwa niwe ukwiriye gusengwa uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu kandi agakurayo uyu munsi wa none niwe wica ibyawe niwe wica ibyanjye niwe ubizura reka Uwiteka azura ibyawe mu izina rya Yesu mukozi w'Imana asenga usengere abarwayi usengere abaciye bugufi mu mitima yabo wenda birashoboka ko hari n'umuntu waba yumvishe inkuru nziza y'ubwami bw'Imana ya Yesu Kristo akemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nawe wamufasha Imana iduhana umugisha Yesu agumugisha Dusoza ndavuga ibintu bitatu wenda navugira n'abanyarwanda cyangwa natwe muri rusange n'abazadukurikirana icya mbere harimo ibice bitatu nakuyemo igice cya mbere nakuyemo ni ukuvuga ko abo bantu bagiye babaza Imana bituma baba abanyantege nke bituma Imana ibabara igatuma abisha babo babagiraho imbaraga bakabanesha kugeza n'igihe babasuzugura barabagota barabazenguruka habamo inzara kugera aho baryana abana kugera ahantu basonza ariko uyu mwami ibi byose bibaye urumva ko yambaye ibigunira aca bugufi anatumaho umuntu w'Imana nubwo yavuze ati iri joro nagahinda kari bimuteraga ariko inkuru yamugarutseho wabonye ko yamunejeje icyo kintu cya kabiri icya gatatu nuko umuntu aba babembe cyangwa abantu basuzuguritse umuntu yabaha agaciro kuko uyu munsi ushobora kumubona gutyo ukumva arasuzuguritse ariko akaba ari uzakubera umugisha ari uzakugeza kuri byinshi ikindi kintu uko ibyo Imana igenda ivuga byose abantu babiha agaciro kuko uyu wegambiraga umwami yaza kubiha agaciro ntago aba yarapfuye rupfu kugira abantu ngo kandagira afite icyubahiro cye kikabura bivuye ngo umuntu wese wari we wese iyo atumvisha iby'Imana apfa nabi rero tugiye gusenga Imana numvaga icyo kintu nagisobanura abantu kuvuga ngo intego yacu cyangwa ni uguca bugufi ukareka wa wundi uciriritse nawe ukamuha agaciro kuko ejo nawe kindi kuba uko umeze kose waca bugufi kugira ngo Imana ishyirwe hejuru ubundi wireke bari yigutunga utabishidikanyije abantu bajya bagira gushidikanya ariko nta gushidikanya ahubwo ukuvuga ngo Imana icyumbwiye nicyo ngiye kugena Imana iravuga waba uryamye mu bahanuzi kandi ikavuga reka rero dusenge Imana kubwo butumwa twumvise nanone uracyari y'Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera niwe mubyeyi wacu twiringira kumanywa nijoro biragaragara ko hari abantu bajya bishyira hejuru kumva ko bafite ibyubahiro ariko umuntu namaze kubona ko yamaze gupfa hambwa muri metero 2 namaze kubona ko ibyo abantu baruhiye byose babisiga ku isi kandi bakajya nabo kuburana bakajya mu rubanza bivuge ngo rero umuntu akiri mu isi ibyiza yakoze byose nibyo bimuherekeza ariko ibi yakoze byose bishobora kuba byamujyana gahinomo rero dusengeye umuntu wese ugiye kudukurikirana agaca bugufi yari yihebye ashonje afite inzara numwe guca bugufi cyane kandi icyo wavuganye nawe kwijambo rivuga ngo hahirwa wabwiye n'umwami Imana kujya bwiye n'umwami Imana bizasohora reka buri muntu wese wavuganye nawe basha kugira ibyo usoza rero dusengeye umuntu wari wihebye kandi yaravuzweho nawe akaba arwaye uburwayi bw'amayobera ariko yaravuzweho nawe kuzamukiza dusengeye umuntu ufite ubukwe waramuvuzeho mukuru wo gushidikanya kuko ari uzamukora ubukwe dusengeye umuntu wari ufite bugapfa ariko ukonyoka muvugaho kuraho gushidikanya kuko yarashidikanyije ariko gushidikanya ko bituma atabigeraho rero dusengeye umuntu ushonje ariko mbwa ngo uzarya abana bazarya baziga bazambara bazabaho azubakirwa akababona ubukode bwamuzengereje uwo wese umuhe kudashidikanya kandi umuhe kwizera kubyo wamubwiye byose bizaboneka dusengeye rero wari ufite ikibazo cyari cyo cyose kandi dusengeye ubutumwa kugira ngo umuntu wese bwumvishe bumuhindure kuko namaze kubona ko umuntu yaciye bugufa akihana agakizwa neza akareka ibyaha bitandukanye akareka ubugoma akareka ubugambanyi akareka ishyari umujinya akareka ubusambanyi ubutinganyi n'ibindi byaha byose ubasha kumugarukaho kandi ukabasha kumugira neza reka rero bari baragoye babyuke abatari bagakizwa bakizwe mu izina rya Yesu kandi dusengeye buno butumwa kugira ngo satani zabuhagurukiye burwanya akubitwe hasi mu izina rya Yesu sengeye abadufashije bose ari badufasha amashusho ari Daniel twabanye ndetse n'abandi bose n'abadukurikirana bose ku munsi bakanatwandikira bose turabasengeye kugira ngo ukureho imitego yose uzajya ukurikirana wese akakirangiza azabona umugisha uva kuri wowe mu izina ryawe Yesu Kristo amen.